Mu kiganiro twigeze gukorana kigaruka kuri analize yerekana uko Pi itwaye ku isoko hirya no hino ku ma exchange nyuma yuko ikorewe open network yari irimo impanuka mu buryo butigeze bubaho. No kuvuga ngo igiciro Pi iri kugeraho muri iyi minsi ntabwo kigeze kibaho mu minsi yabanje, kubera ko nibwo iri kumanuka birushijeho. Ngo haye kaze mu kiganiro cya none, hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu kibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Uyu munsi tugiye kuvuga ku makuru akomeye ya Pi network, hanyuma tugiye kugaruka kuri Pi USDT imaze kugera hafi kuri 0.091, ikaba yongeye gukora indi low nshya. Ibyo byatumye abantu benshi bibaza ikibazo kigira kiti ese kuki Pi ikomeje kumanuka, ese iracyafite amahirwe yo kuzamuka cyangwa ishobora gukomeza kumanuka. Ubundi ibijyanye n'iyi scenario ya Pi imanuka yongera izamuka byatangijwe na Core Team ubwo hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka twasoje 2025 bakoze igikorwa cya open network cyo kwemerera amasoko yo hanze kwihuza ni project Pi network. Barayilistinga ku ma exchange agiye atandukanye. Ku ikubitiro harimo OKX n'izindi zitandukanye, aho buri mupiyoniye wese yashoboraga gufata Pi zakazohereza muri iyo exchange hanyuma akavunjamo amadolari. Ubwo yari kuri hafi 2 igenda imanuka gutyo kugeza ubu ngubu tuyifite kuri 0.09 n'indi mibare nyuma. Mu kiganiro cy'ubushize twari twakoze hari ababigereranije na GCV cyangwa se Global Consensus Value, hanyuma umuntu yandika muri comment ati Pi ishobora kubahiriza GCV mu gihe yabigeze kuri 0.034 n'indi mibare nyuma nyine avuga ko yabiri munsi ya 0.1. Ibyo ngibyo rero bikurura impaka cyane, kubera ko abapiyoniye bamwe bari ku ruhande rwemera ko GCV cyangwa se Global Consensus ishoboka, abandi bati ntabwo iyi Pi tubona kuri exchange ariyo Pi ya nyayo. Ntabwo ari byo turi bugarukeho, ariko ibyo biradusigira ikibazo ushobora gusubiza muri comment. Ese iyo utekereje ko iyi ngiyi ari Pi ya nyayo, ubona iyi projet yaba ikiri serious ku bantu bayikoze, cyangwa ubona ko Team yaba yarakoze icyo twakita nka prank cyangwa se gufakinga abakiriya? Uramutse se ubyizera ko iyi ngiyi atari ya nyayo, noneho tuzubahiriza GCV, ubwo ni ku ruhande rw'abantu icyo gice cya mbere cyari cy'abantu bubahiriza uko market abatrader muri rusange bizera kibiri ku isoko nyine aribyo bagomba kugenderaho. Reka tujye ku kindi gice cyizera nyine GCV. Utekereza ko iyi Pi tubona hano yavuye ishobora gukorerwa wallet address, ushobora koherezaho Pi zawe zikava muri wallet ya Pi zikajya muri exchange itandukanye nka OKX n'ahandi. Mu busanzwe ku muntu utazi ibijyanye no kohereza amafaranga muri crypto, ntabwo ahantu bidahura network cyane itariyo cyangwa se ya wallet wayanditse nabi bakubwira ko ari invalid. Bikunda gusa iyo hantu blockchain igiye gukora ibyo isoma ayo makuru ikabona ari guhura. Karagaciye mu turagumye tubiganireho muri comment, hanyuma tubwire uko byumva. Ariko kandi ntabwo debate yakagombye kumva ko umuntu mutari ku ruhande rumwe, ubwo mu bitandukaniyeho nyine. Oya, nukungurana ubumenyi bijyanye nuko ubyizera, tugasangira ibitekerezo. Reka rero tusesengure mu buryo bwa technical analysis, turebera hamwe uko byagenze bite muri Pi project. Mu minsi yashize Pi yari hafi kuri 0.1, ariko ubu ngubu yongeye kumanuka yagera kuri 0.09. Bivuze ko abasellers bakomeje kugira imbaraga kurusha aba buyers, cyangwa se abagurisha bakomeje kugira imbaraga kurusha abagura. Hanyuma kandi
iyo isoko rikora lower high na lower lows biba byerekana ko trend ikiri mu gice cya bearish. Ni ukuvuga ko tukigera kuri uyu munota ubyumviyeho pi hatageze igihinduka yakomeza kumanuka, nk'uko muri video y'ubushize twabibonye ko amahirwe menshi pi ifite arayo kumanuka. Kugeza ubu rero nta kimenyetso gikomeye kiri kwerekana ko hari down trend yaba yarangiye cyangwa se igice cyo kumanuka cyaba cyarangiye. Ushobora guhita wibaza uti kuki coin yamanutse, kuki pi yamanutse. Hari abantu benshi bakomeje kubyibaza, ariko impamvu nyinshi muri zo twagiye tuzigarukaho mu biganiro bitandukanye twabagejejeho. Ikintu cya mbere gituma isoko muri crypto cyangwa se mu bundi bucuruzi rimanuka ni igice cya selling pressure. Abantu benshi bakomeje kugurisha pi zabo, kandi iyo abantu bagurisha ari benshi kurusha abagura igiciro kiragabanuka. Hari igihe n'ubundi muri rusange tuba dufite crise ku isi yose, nyine tutari mu bihe byiza by'amafaranga, iyo kuba buri muntu yabona amafaranga akemura ibibazo yari afite nk'amayinite cyangwa se n'andi, ugasanga ikintu wasevinze nicyo ugiye kwiyambaza kugira ngo icyo kibazo kivemo. Nk'urugero, hari umuntu ushobora kugurisha pi ze ariko mu by'ukuri atagambiriye kugira ngo atesha agaciro pi iri ku isoko. Ubundi hari ama application abadeveloper bubatse azafasha abapiyoniye kugura no kugurisha, kwishyura serivisi zitandukanye, ariko ayo ma application ntago aratangira gukoreshwa kubera ko ntago Quantum yari yabishyiraho akadomo. Icyo rero gituma hakirimo gutegereza. Ibyo bishobora gutuma umuntu wari wizeye amafaranga atayabona, akabona ko agiye guhagarika projet ku mining, akabihagarika akavuga ati noneho natangamo nkeya naho nkabona internet y'ukwezi. Icyo ngicyo rero kijyanirana na selling pressure. Icyo twita selling pressure ni mu gihe abagurisha abohereza ibintu ku isoko ari bo benshi kuruta abagiye kubigura. Kugira ngo bisobanukirwe mu buryo bworoshye, nuko ni nko mu gihe muri quartier utuyemo hashobora kuba heze wenda umuceri, buri rugo wenda rufite umuceri kandi badashobora kumara mu gihe gito, bakawugurisha noneho bagambiriye kugira ngo babone ibindi bintu bishobora kugendana n'umuceri, wenda nk'ibishyimbo n'ibindi. Icyo gihe uwo muntu uri kugura uwo muceri niwe ugena igiciro ashaka, ntago abafite uwo muceri bamugenera igiciro, kuko muri benshi ugereranije n'ibyo isoko rikeneye. Icya kabiri ni ukubura buying pressure, nibyo bishobora gutuma iyi coin imanuka. Abaguzi bashya ntibari kwinjira ku rugero ruhagije ugereranije n'abantu bari kugurisha bashya. Ibyo bituma rero iyo demand igabanutse price nayo ihita igwa muri rusange. Ubundi buying pressure yabaho ari uko Quantum ibigizemo uruhare. Urugero, buying pressure ishoboka mu gihe Quantum yeretse abanyamuryango impamvu nk'ebyiri simusiga zatuma buri muntu yatunga pi mu buzima bwe. Izo mpamvu ntabwo Quantum irazikora ngo izitwereke, kubera ko aka kanya ho kugira ngo ufate amafaranga yashyire muri exchange uguremo pi, wakomeza igice nyine cya mining kubera ko iracyakunda, kandi KYC barayitanga na migration barayitanga. Ibyo ntago bihagije. N'uwari ufite amafaranga usobanukiwe projet ya pi, tuvuge ko yizeye ko ari projet izabikora, ari projet izaba igihe kirekire, ashobora guhita ahabwa second migration cyangwa se kwimurirwa coin ku cyiciro cya kabiri. Ibi ngibi rero bituma buying pressure ibura, hanyuma hagakomeza kubaho kumanuka. Icya gatatu ni fear cyangwa se ubwoba mu isoko. Iyo abantu babonye ko price yatangiye kugwa, bamwe bagira ubwoba bagatangira kugurisha. Ibi bituma hagabanuka kurushaho icyiciro kijyanye n'igiciro iyo coin yari iriho, izamuka kikamanuka mu buryo bweruye. Icya kane ni breakout ya support. Iyo support imenetse, abatrader benshi cyangwa se trading bots bahita bagurisha. Iyo niyo mpamvu twabonye ko price izava kuri 0.1 ikagera kuri 0.09. Ntabwo mu isoko rya crypto
hinjirwamo n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo baba bafite uko babibaze basetinze bijyanye na analyse. Hanyuma ubwo support imenetse iba ari ikimenyetso cyangwa se confirmation, ikimenyetso simusiga cyerekana ko iri soko rigiye kumanuka. Reka kandi tubirebere kuri RSI cyangwa se Relative Strength Index. Iyo iyi Relative Strength Index yamanutse ikajya munsi ya 30 cyangwa se RSI, market ibiri ku rwego rwa oversold. Bivuze ko kugurisha byabaye ku kigero gikabije, ariko ntabwo bivuze ko price ihita izamuka. Mu busanzwe iyi RSI iri kwerekana ko PAI ishobora gukora akantu gato ka acceleration hanyuma igatangira gufata igice cya uptrend, ariko nanone hari igihe market imara igihe kinini muri oversold. Nayo mpamvu confirmation ikwinjiza mu isoko urebeye ku zindi wifashisha kugira ngo wemeze ko coin igiye kuzamuka byaba ingenzi cyane. Ese support none hayimukiye? Support ya mbere twari twabonye ko iri hafi kuri 0.1 by'idolari, ariko ubu yamenetse. Support ikomeye ikurikiyeho ishobora kuba hafi ya 0.09, hanyuma iyo ngiyo yameneka tukayitegerereza PAI kuyibona muri 0.085, nayo kandi ishobora kumeneka kubera ko tukiri muri oversold ikamanuka ikagera kuri 0.080 niba kugurisha bigikomeje bidahagaze. Naho ngaho twategerereza coin ya PAI. Resistance irihe? Hanyuma iyi resistance ni umurongo uba waciwe bijyanye n'isoko aho rigeze, bavuga bati ni kure hashoboka ku gice cyo kuzamuka ishobora kugera. Iyo mirongo bayica bifashishije graph cyangwa se igishushanyo cyaho isoko rigeze. Kugira ngo habeho kongera kuzamuka kwa PAI, birasaba ko PAI ibanza kugenda ikamena iriya resistance. Resistance yayo rero iri kuri 0.095 by'idolari, cyangwa se ikomeye cyane iri kuri 0.1 by'idolari. Hanyuma aho ngaho iramutse iharenze, ubwo twavuga ko itangiye kuzamuka. Izi nizo zone rero abaguzi bagomba gutindaho kugira ngo trend ihinduke. Ese hashobora kubaho rebound? Yego, birashoboka. Iyo market imaze kugwa cyane, hari igihe buyers batangira kugura. Iyi PAI ishobora gukora igice cya acceleration cyangwa se kuzamuka, kubera ko market igeze ahantu noneho buri muntu ashobora kugura nka PAI 100 mu buryo butamugoye byoroshye akaba zitunze. Ariko rebound ibifite agaciro gusa iyo volume yongereye, RSI itangiye kuzamuka, price igarutse hejuru ya resistance. Niba ibyo bitarabaho, down trend iraza gukomeza kuyobora. Ese ko tubonye ko iyi coin ihagaze nabi ku isoko, abantu benshi bibaza kuri GCV cyangwa se Global Consensus Value, ubu barabibona bate? Iki giciro cya GCV cyangwa se Global Consensus Value kirimo ibintu byinshi abantu bagomba gutandukanya, byibura bakoresheje ingero ebyiri. Igiciro cya mbere cya PAI iri ku isoko ku mahiguzi cyangwa agiye atandukanye ni amasoko ko watimuye ubwayo yamurikiye abapiyoniye ko bagiye kugirana imikoranire, kandi izi exchange zikora mu nyungu zazo bwite, aho ziba zigambiriye gucuruza ni nka bank muri rusange. Nta muhenanye bafitiye buri muntu wese waba bitse PAI. Bo icyo bakora bari coding ibyabaye mu masaha 24 bikagena niba isoko rimanuka cyangwa se rizamuka. Aha market price nicyo abatrader bagenderaho buri munsi. Ni kuvuga ngo nimba wariyemeje kujya ugurisha PAI, ugomba kuba winjira mu gice nyine cy'abatrader bagenderaho buri munsi kijyanye no gusoma aho isoko rigeze. Ariko kandi iyi GCV yavugwaga iri mu bitekerezo bishyigikiwe na bamwe mu bagize community ya PAI, ntabwo ari igiciro cyemejwe n'isoko rya crypto. Ni nayo mpamvu ushobora kubona abantu bavuga kuri GCV mu gihe market price iri hasi cyane, bibaza bati ibi bintu byahurira he? Niba ko team ariyo yatangaje ko igiye kugirana imikoranire na OKX bakanarestinga yo coin bigakunda,
hanyuma OKX ikaba iri kupresenta ko byibura umupiyoniye uwo ari we wese utunze OKX ashobora kuba yatunga Pi mu gihe yaba yishyuye 0.09 by'idolari. Ibi bintu bizahurira he na kiriya giciro cya GCV? Niki twakurikirana uyu munsi? Reka turebe kuri iyi support twari twabonye iri kuri 0.090 nimba imeneka, ese volume iraza kwiyongera, ese aba buyers bashobora kugaruka, ese price ishobora kugera kuri resistance hanyuma ikongera kuzamuka. Ibyo ntibyo bizerekana niba Pi ishobora gukora rebound cyangwa se niba down trend ikomeza. Muri make Pi network iri mu gihe kigoye ku ruhande rwa technical analysis. Ubirebeye mu maso y'abasesenguzi Pi iri ahantu habi, ariko mu masoko ya crypto kugabanuka ku giciro ntibisobanura ko umushinga warangiye. Hari igihe isoko rikosora cyangwa se rigenda rikuramo amakosa yagiye akorwa nko kubika nyine coin mu gihe kitari icyanyacyo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko kandi bigenda bitanga experience yo kuba umuntu uwo ari we wese yashobora nyine gukoresha ubwenge kugira ngo abashe kwinjira mu isoko akabikora mbere aho kugira ngo yinjire mu isoko rimumanukireho. Ubwo nyine hari nk'igihe tuba twaratangaje ko iyi Pi gikomeje kumanuka, hakagira umuntu ufata amafaranga akuye mu nguzanyo cyangwa se n'ahandi akayagura amezi coin ati ishobora kuzazamuka none ikava hano igera ku giciro cya GCV. Kirazira gushyiramo amafaranga wageneye kuguramo ibintu bituma ubuzima buba bw'ibanze nko kwivuza, amafaranga y'ishuri n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero iyi video n'ubusesenguzi bw'isoko cyangwa se icyo twita mu rurimi rw'icyongereza technical analysis. Ubwo busesenguzi bugamije gutanga amakuru gusa, ntabwo ari inama y'ishoramari. Buri muntu wese akora ubushakashatsi bwe mbere yo gufata icyemezo cyinjira muri iri soko. Ikibazo dushobora gusigarana cy'umunsi, ese wowe ubona Pi izagaruka hejuru ya 0.1 vuba cyangwa iracyafite amahirwe menshi yo kugera kuri 0.08 mbere yo kongera kuzamuka? Urandika igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma turushaho kubana mu biganiro tugenda tugutegurira umunsi ku wundi. Wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde.